iki Igihe cy'umutwe ntabwo naje kandi bamwe inzoga n'abanywa imitobe uri gufungura kubera isoni arimo aragotomera cyane karibu rero nagira ngo nyine tuganire ku kibazo umuvandimwe ntago akinkunda sinzi impamvu nanazaga nkamusura akanyakira neza akansura tukaganira ariko ubu ngubu ntabikiboneka ntabikiriho gusa si kubera wenda akazi kenshi afite ese mbere ntiyakagiraga akazi yakagiraga ariko muri minsi kariyongereye wenda ko ariyo mpamvu atakibasha kukuvugisha bihagije pe ntabwo nakemera ko ari byo ahubwo buriya nagira ngo nkubaze se buriya nta kandi gahunda kajya kaza kumusura mu rugo ntabwo ari byo utekereza ariko kuri n'umuntu wanjye ndamuzi pe ariko igitekerezo si kwari kuko amaze iminsi ari mu kazi kenshi arahuze pe ariko nyine ihangane wowe ukomeze ugerageze urebe amaherezo yabyo sibyo ku buryo no kwitaba telefone atakiyitaba ibi birashoboka buriya afite impamvu ahubwo wowe ikintu nakubwira uzamuhamagare nabasha kukwitaba nanjye ndaje nanjya mu rugo ndaza kumuvugisha numva uko gahunda iteye mubaze pe ariko nawe ntucike intege ukomeze ugerageze hanyuma uzamusabe kugira ngo umuhure muganire Angel karanyana nishimiye kongera guhura nawe narumva cyagiye twahuye ndimo ndagenda nawe nabonaga hari umuntu mwari kumwe ariko ndakeka uyu munsi ari wo munsi wo kugira ngo tumenyane neza njyewe ndibuka izina ryawe ariko sinzi niba wibuka iryanjye njyewe se wibuka ko nitwa si Angel harya yego sinzi niba wibuka izina ryanjye wowe izina ryawe nyine ndibuka nimba ari muhuruturu ariko ako kantu kashoboka kuba karimo simbyibuka neza ariko ndakeka wenda byashoboka ko karimo okay nyine izina ryanjye nitwa Monetize yego yego burya cyagiye duhura twahuriye ku muhanda naratashye ngenda nibaza se uyu muntu hari aho tuziranye ndashakisha wapi gerageza kwibuka nk'aho tuziranye nyine sinabasha kubyibuka neza ubu se ni gute wabwira umuntu ngo hari aho nkuzi warangiza ukavuga ngo ntabwo mperuka neza oya birashoboka cyane kuko umuntu ahura n'abantu benshi kandi abantu bagenda basa kandi hari igihe uba ufite gahunda nyinshi bigatuma utibuka ibintu neza ariko n'igihe twaba twarahuye kubera igihe gishize ndasinibuke n'aho twahuriye byashoboka gusa uri na mwiza nyine n'utu tuntu washyizeho ndabona ari sawa uri mwiza reka aho nawe uri gukabya nta gukabya uriya ikintu cyiza arakivuga kibi nkakinenga Monetize ntabwo njya nkwera abiri ubwo ibyo nibyo rwose gusa nyine uyu ni wo munsi ngo tumenyane yego none se uriya muntu mwari kumwe n'indi uriya se uriya nyine urebye ni inshuti yanjye ni inshuti yawe cyangwa ni musaza wawe ko nabonye musa urebye biri aho mu nzira ariko njyewe rero mba mbona byarahindutse ariko icyizere umpaye reka nkigumane nkomeze nshyiremo imbaraga ndebe ko hari ikizavamo wowe nyine ujya umuvugisha cyangwa umwandikira SMS
naho ubwo kazajya kuvugisha ko ndabizi ko ari muri iyi minsi afite akazi kenshi. gusa byari bigeze kure, nari narateguye ibintu byose, naguze inzu, mfite amatungo hariya hepfo, naramubwiye ngo aze tujye no kuyasura arabyanga. nuko Oya humura. Sha ibyo byo wenda watekerezaga ko hari umuntu wenda usigaye amuvugisha kuruta wowe. Sha ibyo byo rwose pe naramubeshyeye. Sha ni umuvandimwe wanjye pe, ariko nubwo nanabishyigikira amafuti ntabwo rero sha ntabwo mbyembizi pe. uriya mukobwa ndamukunda, uzi ko ntagisinzira, sinkirya, nturakunda usigaye ngana, Nyine ihangane. sinkirya sinkinywa kubera we. nuko Ihangane. nyine reka nkomeze, we ntiwambeshye. Oya ntabwo nakubeshya. Sibyo? Ntabwo nakubeshya pe mwana wanjye. Kandi ibyo nkubwira ni ukuri. Akazi niko kamubanye kenshi pe. Reka nkomeze ibyo nakoraga. Sawa rero reka nanjye mba ngeze inyuma gatoya ndahita ngaruka sibyo? Nta kibazo. Mwana. Usko shiri wari hariya. Namubonye. Wamubonye? Namubonye. Usko narimo kumubeshya ko utaziranye n'uriya muhungu. None Uri se hano mu kabari kumwe nande? twari turi kumwe. Wa mutipe? Yesu we. Nababona ko bibyara ikibazo. Usko namubwiye ko uriya mutipe nta wundi muntu mufite Umva rero mukundana. reba ukuntu wamurangaza ubundi mugende. Reba nyine nawe ukuntu wabikora sinkuzi se. Sha Noneho- ndamurangaza ariko pe. Ndamurangaza ariko nawe ugerageze ntumwereke. Noneho nanjye uriya ndi buze kureba ko mbigenza nyine natwe duhite tugenda. Sha oya uko ubigenza pe. Rero reka mbanze sibyo? Munyegereje ubwo umyanga nturenga. Nuharenga ufite ibibazo. Oya ntabwo Sawa. nagenda usa naca. Nimara kumureba uko ameze mbona niba tukureba hano ahita umusinyara tuzi sibyo unyonga uraje. Natinze. ariko wahamagara Mucoma, wareba Mucoma akadushyiraho akantu tukirira. Oya ntabwo ari ngombwa. Hmm. Ntabwo ari ngombwa mvuye mu rugo ndiye nta kibazo mfite cyo kunzara rero sibyo? Okay. Ahubwo byaba byiza twaba twisohoke twigendera sibyo? Nta Twitaye kundi. tuzashaka undi munsi wo kuganira bihagije. Nta kibazo. Yego tugendere. mfite agafaranga nawe baranzi. Kandi manjye ngo bibone cyangwa imbe mpagaze nyine. Yego ndabibona urakeye pe. Nawe nabonye uri umwana mwiza, so byajyana n'injyana rwose. So urumva rero so ntukagire ikibazo na kimwe kijyanye n'amafaranga. Ngiye monetize amafaranga ndayafite rwose. Papa se. Ni ukuri pe. Ibibazo byo ntabwo byabura pe. Ibibazo oya ntukagire ibibazo ndahari. Nagufasha ibibazo, ikibazo kereka nimba ari ibindi bibazo, ariko ibibazo bijyanye n'amafaranga byo byibagirwe rwose, ifaranga rirahari. Ikibazo ndagifite. Ni ikibazo. Sha nyine nk'ubu ngubu ahantu nyine tuba nyine yewe na sisita wanjye mukuru nyine barenda kuduha tuyave kubera ko nyine ku kazi kacu ntabwo baraduhemba urumva nyine ibibazo si urumva Ya ntabwo umwana mwiza nkawe bamusora mu nzu
njye kamubwiza njye ntukagire ikibazo kijyanye n'amafaranga monetize inabarandi sibyo kwanza reka nkwereke oya kwanza okay ya nimero yawe ntiri muri mobile money okay sawa reka ndumva mfite n'uduhumbi nka 300 hano ndebe okay ntacyo reka tuganire ntacyo ndagira ndebe uko mbigenza ariko ntugire ikibazo kijyanye n'amafaranga so njye rero buriya ntakubeshye nagiye kure naragukunze cyane nabonye uri umwana mwiza ni nayo mpamvu buriya hariya nahisemo kugusuhuza nkakwiyegereza nkakwaka akanimero ntitaye kuri amutipa ruri hariya nuko mpamvu gusa ni gute ubona umuntu bwa mbere nyine ugahita wumva uramukunze ibyo birashoboka cyane ngewe ukuntu umeze iyo mbonye umuntu nkumva ndamukunze rwose ndabimubwira so rero njye naragukunze cyane unyemereye wareka wampa urukundo wamara kumpa urukundo deni tugakundana tukazanibanira shanga kuri nta kibazo pe wawu nta kibazo rwose basi sharakoze cyane ukuri sibyo ni ukuri ndumva nduhutse nari maze iminsi ndibazaho byarangoye cyane ariko ubwo unyemereye nta kibazo nanjye ibibazo byose uzajya ugira uzajya umbwira tubiganireho ngufashe rwose ni ukuri pe kandi nabonye uri umwana mwiza cyane tuzashobokana nta kibazo rwose kuba nyine amafaranga nyine ndayabona y'inzu pe amafaranga y'inzu shanga ukuri urayabona rwose urakoze ndakurendezaho n'andi uzaba wifashisha muri iyi minsi urumva rero ndumva nta kibazo na kimwe gihari rwose nta n'ikibazo wavuga ngo tugire ndibaza amafaranga yakugezeho amafaranga nayabonye ni ukuri kandi n'ukuri urakoze nta kibazo tuganira bakwereka no mu rugo nta kibazo rwose twangiza ntacyo reka turebe